abakunzi bacu shemu umeze ute? Umeze neza. Ndabona ikirere kimeze ukuntu gishobora gutanga imvura vuba mu kanya gato. Yeah, right. Gishobora gutanga imvura kabisa. So abakunzi ba The Brilliant Mind, ibi ni wa mwanya nyine tubagezaho bimwe mu biganiro tuba twaragiye tugirana cyangwa se tuba turimo kwibazaho insanganyamatsiko ziri hanze aha twibaza se bimeze bite ariko bigendeye ku mpano. Niba utarakora subscribe rero nakubwira ngo kanda ku kamenyetso kari hejuru. Ikindi kandi nukunda ibiganiro byacu birumvikana uraduha subscribe. Ugira igitekerezo ushaka kuduha urakanda comment. Yeah. So Shem, hari ibintu maze iminsi mbona hanze aha abantu baharira. Uyu munsi nanjye nifuje ko tubiganiraho. Ubundi hanze aha ubona kuba umuntu afite impano nicyo kintu kiri ngombwa cyangwa impano igira ikindi kintu kiyakuraja? Buriya kugira impano nicyo cya mbere. Kuko uwagira nk'ahera yahera ku mpano kugira ngo abashe kuzamura. Biba byiza rero ifite impano ubwayo irivugira ikaba yakora ibikorwa bitandukanye hirya no hino. Nasi ko tubona abantu benshi abahanzi abastars tuzi bakora muzike kandi ukereka mfata urugero kuri muzike wenda niyo mpano navuga ko irimo kugaburira benshi muri iyi minsi tubabona bagera kure bagira ibintu bageraho kandi mu by'ukuri twajya inyuma y'amarido tukabwirwa ko bari hasi kuri iyo mpano ndetse usanga hari ibindi bintu. Buriya rero udafite impano kugira ngo abashe kugeraho kure hari inzira igoye anyuramo gusa bitandukanye n'umuntu ufite impano ko inzira igoye yihese kandi yishyura. Umuntu ufite impano burya abasha gukurura abantu ako udafite impano afite ibyo yicashora. Abantu iki gihe bakumariye ikishe ahubwo njyewe niza imbere ya kamera nkaririmba imbere yawe nkaririmba urampa 500 njye muri ibyo n'umuntu nkabikunda nshobora gutera inkunga yo kuzamura iyo mpano ariko ntabwo uzagutera inkunga yo kuzamura ntabwo uzagutera inkunga yo kugira ngo uzamure ikintu ubwawe utifitemo. Shema abantu b'iki gihe babaye abandi ndakubwiza ukuri. Ushobora kuza ukaririmbira abantu ukajya muri sale runaka ukaririmba ndetse n'ubundi tuzi abana benshi bakora muzike neza ariko birashoboka ko waririmba ariko ntabwo ubasha kwattractinga abantu uko bikwiriye. Udafite impano bisaba guhozaho cyane kugira ngo agire ibyo atanga mu batwe. Guhozaho bitwaye icyo atanze amafaranga bakamwandikira indirimbo bakaririmbira nta muntu urakuririmbira ukumva usheshe umeza ku emotion ziraje bitewe n'impano yego. Ariko se kuki batagera hejuru ngo tubone mu bastari bari trending cyangwa se barimo kuza bahari? Hari abantu bafite impano babuze uburyo bwo kugira impano zizamuke. Ariko hari abadafite impano bafite ubwo buryo. Impano ntihagije. Impano ubwayo irahagije ahubwo ikintu abashyigikira. Nyine ntihagije kuko abashyigikira ntihagije kuko kuba ihari ntabwo bihagije ukeneye support ku ruhande. Support yo ku ruhande rero izazanwa n'umuntu washimye ibyo ukora byiza bimukuruye bitewe n'impano ubifitemo. Ibyo bizaza ryari? Ni nk'imvura igwa rimwe muri Sahara. Umuntu afite impano akishaka kenshi agiye muri ibyo ntabwo bikunze kuba successful. Biba success mana we. Arabivamo ko akora nka passion yiwe. Abivamo gute biri kumwinjiriza? Reka nguhe urugero rwa hafi. Yabonye hari abijyamo turabazi abastari batandukanye bagiye bajya mu kintu kubera yuko bagikunze nta mpano bagifitemo. Abara kubona ubushobozi uvuye muri bya bintu bagahita bategera kugira mu bindi bakajya gukora izindi business ku ruhande. Ariko impano muri wowe ikomeza ikagurumana muri wowe. Ese buraguta imizigo hanze. Ariko uzarebe inshuro bigenda bibaho. Ni ibintu biriho tutagomba kwirengagiza. Urashobora kuba ufite impano yo gufotora ariko akabura miliyoni 3 zo kugura kamera. Birashoboka. Ariko igihe azabona amahirwe kugira ngo agaragaze icyo kintu. Igihe kizaza ryari? Ubwabyo hashobora kuzava imyaka 40 n'ingahe burya nta kwiheba. Okay. Nayo bivuga yuko utagira imyaka 40 bishoboka. Sibyo? Reka mbabwire ubwo muzadukurikire noneho ubwo ngiye icyo navuga twashaka babandi bakatubwira se ariko bafite impano. Okay, ntacyo tuzahera ku bafite impano. Tuzashaka ahubwo abafite amafaranga batubwire. Tuzashaka abafite impano n'abafite amafaranga. Tuzahera ku banyempano. Nta kibazo rwose. Okay, woreke ugira icyo musaba rero. Tushakire abafite amafaranga. Okay. Badafite izo mpano. Okay. Tuzana abafite impano nawe uzana abagenzi bafite aho bageze ari. Muri comment muze kubitubwiraho maze. Okay, mubitubwiremo muri comment. Uko mubyumva. Okay. Reka nkubwire noneho muri comment kugira ngo ubone ko ibintu biba biri seri hanze aha amafaranga akora.
mumfashe mutubwire wowe utekereza ubona ko yazamuye n'amafaranga cyangwa se yasunitswe cyangwa namwe mutubwire uko mubyumva kuri opponent yacu ku ruhande rwanjye njye ndumva ko amafaranga niyo asunika umuntu izindi tuzabana bandikira impano buriya impano iba ari ingenzi uzareba n'udafite impano ajya kugura indirimbo ko ufite impano akajya kugura igihangano ko ufite impano kugurirwa indirimbo aguma hasi kandi ari kwishyurwa